Ese wigeze wibaza impamvu usenga igihe kirekire ariko kuri ubu akaba ari nta gisubizo ubona? Ese nanone wigeze wumva nk'aho ijuru rifunze kuri wowe, amasengesho yawe akaba atagera ku Mana? Ntabwo ari wowe wenyine inshuti yanjye, abantu benshi babinyuramo, ariko hari impamvu nyinshi Bibiliya igenda igaragaza, kandi zimwe muri izo mpamvu ziri mu mpamvu zituma amasengesho yawe amwe n'amwe atagera ku Mana, ndetse na bimwe mu byifuzo byawe ntibisubizwe. Aha wageze ni kuri Lovetime-P, mu nzu ngari y'ibisubizo by'ibibazo twibaza umunsi ku wundi. Nimba ari ubwa mbere rugeze kuri Lovetime-P, wibuke gukanda subscribe kuko wageze ahantu hanyaho ukura ibisubizo by'ibibazo byawe. Kandi abanyabwenge ba nyabo n'abashaka kwiga nta handi bakura ubumenyi usibye hano kuri Lovetime-P. Nawe nimba uri umwe muri abo ngabo, ndizera ndashidikanya ko wasoje gukora igikorwa kizagituma ubona ibiganiro byacu twa uploadinga uko bwije n'uko bukeye. Uyu munsi rero ngiye kubabwira zimwe mu mpamvu zaba intandaro zituma amasengesho yawe usenga buri munsi uko bwije n'uko bukeye, ya masengesho usenga mu gitondo ndetse na nimugoroba adasubizwa. Ndabizi bino biba kuri benshi, hari igihe umara igihe kirekire wicara utegereje, wibaza igihe Imana izagusubiriza, ugategereza umwaka wa mbere, ugategereza umwaka wa kabiri, nyamara bamwe mu batangire gusengana nabo bo basoje gusubizwa mbere yawe, kandi mwaratangiriye igihe kimwe. Ariko ndagira wicare neza wumve, utege amatwi, uhere ku mpamvu ya mbere ugeze ku mpamvu ya nyuma. Ushobora gusangamo zimwe mu mpamvu nawe zikubera imbogamizi zituma amasengesho yawe adasubizwa. Ushobora kumva impamvu ya mbere ukumva iya kabiri ugahita uvuga ati ntumvisha impamvu Imana idasubiza amasengesho yanjye, ugahita uhagarikira ngaho ikiganiro, nyamara ntumenye ko inyuma hari izindi mpamvu kandi zikomeye cyane, kandi izo mpamvu zikaba ziri no ku buzima bwawe. Niyo mpamvu ngusaba ko wasoza kino kiganiro, maze nawe amasengesho usenga akajya asubizwa kandi akazajya agera ku Mana. Ndabizi bino hari abantu benshi babyibazaho, bakibaza impamvu Imana yabasezeranyije ibitangaza, bagategereza imyaka n'imyaka ariko ibyo bitangaza bikaba bitaraba, ndetse ugatangira no gucika intege zo gusenga uvuga ati ntabwo Imana ijya inyumva. Izi mpamvu rero ngiye kukubwira, nurabuka uzikosoye mu buzima bwawe, nta sengesho uzajya usenga ribure kutagera ku Mana, kandi nta cyifuzo uzajya utanga kibure kudasubizwa. Impamvu ya mbere ituma Imana idasubiza amwe mu masengesho usenga, iyo mpamvu nta yindi ni ukutizera. Nimba mu kanya kawe ko gusenga uri gusenga Imana ushidikanya, udafite ukwizera guhagije, jya umenya ko iryo sengesho uri gusenga ritagera ku Mana, kandi nubikomeza gutyo nta kwizera ufite muri wowe, uzahora ku karago maze ujye usenga umunsi ku wundi, gusa ntihagire igisubizo na kimwe ubona mu byifuzo utanga ku Mana. Mu Baheburayo 11:6 haranditse ngo, kandi utizera ntashobora kunezeza Imana, kuko ugana ku Mana akwiye kwizera ko iriho kandi kigororera abayishaka. Iyo usenga Imana ariko utizeye mu mutima wawe, ayo masengesho yose uba uri gukora nta busobanuro na bumwe bafite imbere y'Imana, kuko uba usenga utizera. Agastori gato k'umwana muto wasabye papa w'amazi yo kunywa, gusa uwo mwana akaba yaraje gusaba papa w'amazi aje yitwaje igikombe papa wamushyiriramo amazi. Ese basi waba utekereje impamvu uno mwana yaje yitwaje igikombe papa wari bumushyiremo amazi? Nuko uno mwana yari afite icyizere cy'uko papa wamuha amazi. Natwe rero kukwizera uno mwana yagaragarije papa wiwe, niko Imana ibidukeneyeho kugira ngo natwe tuyigane tuyizera. Reka nguhe nk'urugero rutoya. Reba iyo telefone yawe ufite uri kumviro kino kiganiro. Ese umuntu yaza agaturuka ku ruhande akaza gusanganira akakubwira ati ntizi iyo telefone yawe, ukayimuha mu ntoki, uwo muntu utamwizeye? Ndabizi mu gisubizo usubije uravuze ati hoya. Nimba uvuze oya, none se no kubera icyo wumva ko Imana yagusubiza ibyo bibazo byose ugenda uyitura, kandi nawe nta cyizere ufite kuri yo? Nshuti yanjye, mbere yo gusaba ugana Imana, banza ugire ukwizera muri wowe. Ibyo usenga usaba Imana ubisengana ukwizera. Nubikora uko nta kabuza uzabona ibisubizo by'ibibazo byawe, kandi uzabibona mu gihe kitarambiranye. Impamvu ya kabiri ituma Imana idasubiza amasengesho yawe usenga, iyo mpamvu nta yindi ni cya cyaha ufite kihishe mu mutima wawe, cya cyaha udashaka gutandukana nacyo, cya cyaha udashaka kwihana, cya cyaha udashaka kureka burundu. Mbere y'uko ugana Imana utangiye isengesho ryawe, banza witandukanye na bya bindi byose byakugose, banza witandukanye na bya bindi byose byakubayeho karande ku buzima bwawe. Shyira ikibi ndetse n'igisa nacyo kure yawe mu gihe uri kuganira n'Imana. Gerageza kwihambura imigozi ya cya cyaha cyakubase mu buzima bwawe mbere yo kuganira n'Imana. Witangira isengesho ryawe mu gihe uri gusaba Imana utabanje kwiyeza ndetse no kwihana bya byaha byose byakubase. Muri Zaburi 66:18 haravuga ngo, iyaba naribwiraga ibyo gukiranirwa mu mutima wanjye, Uwiteka ntaba nyumvise. Nshuti yanjye,
icyaha gikingira guhura hagati y'umuntu ndetse n'Imana. Gusenga udatinyutse kwemera no kwihana icyaha ni nko kuvugira ku rukuta ruriho sound proof. Nawe rero mbere yo kugana Imana banza wihana ibyo byaha byawe byakubayeho karande. Agastori gato, hari umubyeyi wari guhamagara umwana we kuri telefone gusa imirongo y'itumanaho yacitse. Yakomeje abikora inshuro nyinshi asubiramo, ariko muri we ntagasobanukirwe neza ko imirongo y'itumanaho yari yacitse. Nyuma yaho nibwo yaje kuza kubona umuntu maze amusobanurira impamvu atari kubasha kuba yakominikana n'umwana we. Nawe rero mu gihe hagati yawe ndetse n'Imana harimo igikuta kirimo sound proof, menya ko isengesho usenga ritazigera rigera ku Mana. Niyo mpamvu nawe ugomba kwitandukanya n'icyo cyaha cyihishe mu mutima wawe kugira ngo Imana igusubize mu masengesho yawe usenga umunsi ku wundi. Nshuti yanjye, wikomeza gutura Imana ibyo ufite bikuremereye mu gihe nawe muri wowe utaraba umwere. Uko niko icyaha gituma amasengesho yawe atagera ku Mana. Impamvu ya gatatu ituma Imana idasubiza amasengesho yawe, iyo mpamvu nta yindi ni ugusaba mu nyungu zawe gusa. Iyo usenga ntiwibuka abandi, iyo usenga ntusengera n'abandi, ahubwo wireba wowe ku giti cyawe, ntiwibuka bagenzi bawe bafite ibibazo nk'ibyawe. Mu gihe usenga usengera ibyawe, jya ugerageza wibuke n'abandi. Wigaragaza ukwikunda cyane imbere y'Imana, ahubwo jya ugerageza wibuke n'abandi, usengere bagenzi bawe. Muri Yakobo 4:3 haravuga ngo, murasaba ntimuhabwe kuko musaba nabi mushaka kubikoresha mu byifuzo byanyu bibi. Nshuti yanjye, iyo dusaba ibintu tugendeye ku byo twishakira gusa, iby'isi, iby'irari ndetse n'ibindi nk'ibyo byose, Imana ishobora kutabyemera kuko itugirira neza kurenza uko twebwe abana b'abantu tubyiyumvisha. Iteka uzareba iyo umwana asabye umubyeyi ikintu, umubyeyi amurebera icy'ingenzi kandi kizamugirira umumaro. Natwe rero ni muri ubwo buryo Imana ibidukoreramo. Hari igihe dusaba Imana ibihuje n'irari ryacu dufite, maze Imana ikabona ko bidakwiye kuri twebwe nk'ubwoko bwayo yishimira, maze bikaba intandaro yo kudasubizwa kw'amasengesho yacu. Nshuti yanjye, mbere yo gutangira isengesho usaba Imana, ujye ubanza utekereze neza icyo ushaka gusaba Imana, kuko Imana igufata nk'umwana wayo kandi ntabwo umubyeyi yakemera ko umwana we yahabwa ibitanogeye ubugingo bwe. Rero mu byo dusaba Imana no mu byifuzo duha Imana, tujye tubanza tugendere kuri ya mategeko 10 y'Imana. Ntuzice, ntuzasambane, ntuzifuze umugore w'undi cyangwa umugabo w'undi, ntuzifuze kwiba cyangwa kwangiza iby'abandi, ndetse n'ayandi agiye atandukanye. Mu byifuzo byose ndetse n'amasengesho yose uzajya usenga usaba Imana wagendeye kuri aya mategeko y'Imana 10, kandi ukaba ufite kwizera ndetse no guhamya Imana muri wowe, nta sengesho uzasenga ribure kutagera ku Mana, kandi nta cyifuzo uzatanga kibure kudasubizwa. Agastori gato, k'umwana muto w'imyaka 5 wasabye papa w'imodoka yo gutwara, kandi iyo modoka akaba yari imodoka nini itwarwa n'abantu bakuru. Maze se aramubaza ati, ese mwana wanjye iyo modoka ushaka uzayimaza iki? Ko hano mu rugo dufite imodoka hari nyinshi kandi ko hari n'umushoferi uzajya ugutwara. Maze umwana aramubwira ati, papa naye ndashaka imodoka yanjye yo kuzajya nitwaramo. Ise aramusubiza ati, iyo modoka rero kunsabaho nta bushobozi ufite bwo kuba wayitwara, niyo mpamvu iyo modoka ntari buyiguhe, kandi si uko nkwanze ahubwo nuko mbona itagukwiye. Niyo mpamvu natwe rero iyo dusaba Imana ireba ibidukwiriye akaba ari ibyiduha. Muvandimwe nshuti yanjye, iga gusaba neza icyo ubona kigukwiriye. Nusaba neza Imana izaguha, kandi uzanyurwa n'iby'Imana yaguhaye kuko uzaba warasabye neza bijyanye n'uko Imana igushaka kuba wowe uriwe. Impamvu ya 5 ituma Imana idasubiza amasengesho yawe, iyo mpamvu nta yindi ni uko igihe cy'Imana cyo gukora kuri wowe kitaragera. Kuba uriho hari impamvu Imana yemeye kubaho, kandi hari byinshi yifuza kukugirira mu buzima bwawe kandi byiza kuri wowe. Icyo usabwa mu rugendo rwawe rw'ubuzima kandi ukaba uri umwemeramana, ni ugutegereza isaha y'Imana maze Imana igatangira kugukorera imirimo yatumye ubaho hano ku isi. Naho nushaka gutangira kwirukira iby'isi na bya bindi Imana yaguteganyirije, nabyo uzabibura, kuko Satani azagucisha mu zindi nzira kugira kuriganya ibyiza Imana yakugeneye. Rero niyo mpamvu muri buno buzima ufite gukora icyo ugomba gukora kandi ukagikora mu buryo bwiza, maze ugategereza isaha y'Imana nawe kuri wowe ikagera. Umubwiriza 3:11 haravuga ngo, ikintu cyose yakiremye ari cyiza mu gihe cyacyo, kandi yashyize ibitekerezo by'igihe cy'iteka mu mitima yabo, uburyo umuntu atabasha gusesengura imirimo Imana yakoze uhereye mbere na mbere ukagera ku iherezo. Hari iby'Imana itaduha kuko ibona ko igihe cyabyo kitaragera, ahubwo Imana iturebera kure kurusha uko twe twibwira. Hari umuririmbyi wabiririmbye neza arangije avuga ati, ibyo nibwira kubagirira si bibi ahubwo ni byiza. Ubwuza ku karirimbo ashatse yakomerezaho. Agastori gato, Abrahamu yategereje igihe kingana n'imyaka myinshi kugira ngo abone umuhungu w'isezerano Imana yari yaramwemereye. Iyi Imana itaragusubiza si uko itareba ibyo uri kunyuramo, ahubwo ibitegura ikintu kinini kuri wowe. Impamvu ya 6 ituma Imana idasubiza amasengesho yawe, iyo mpamvu nta yindi ni ukutababarira abandi.
ese nukubera iki wumva ko wowe Imana yakugirira neza ikakugirira imbabazi ikaguha ibyo wifuza byose urimo uyisaba, wowe mu gihe byakunaniye kubabarira mugenzi wawe? Mbere y'uko ugira icyo usaba Imana, banza wige kubabarira mu mutima wawe kandi wige kwicisha bugufi ndetse no kubaha. Icyo gihe ibyo byose nubikora neza kandi ukabikorana umutima w'urukundo, nta sengesho uzatera Imana ibure kutaryumva, kandi nta n'icyifuzo uzaha Imana ibure kutakigusubiza. Muvandimwe nshuti yanjye, iga kubabarira, kuko kubabarira bitanga n'amahoro yo mu mutima. Muri Mariko 11:25 haravuga ngo, kandi nimuhagarara musenga, hakaba hari n'abantu babagiriye nabi, mubababarire kugira ngo Data uri mu ijuru nawe abababarire ibyaha byanyu. Nshuti yanjye, kutababarira abandi bishobora kuba inzitizi ikomeye cyane. Uko wasenga kose ariko ufite inzika mu mutima wawe, uba umeze nk'umuntu uri gufunga umuryango ukugeza ku bisubizo by'ibibazo byawe. Ariko nuramuka ubohotse ukiga kubabarira, uzaba umeze nk'umuntu uri gufungura umuryango w'ibisubizo by'ibibazo byawe. Niyo mpamvu nimba uzi neza ko nta mutima wo kubabarira ugira, ariyo mpamvu Imana idasubiza amasengesho yawe. Agastori gato, tekereza nk'umuntu usaba imbabazi inshuro nyinshi, ariko nawe usabwa imbabazi ntubashe kuba wazitanga, gusa nyuma ukagaruka ukajya gusaba nawe Imana imbabazi. Nshuti yanjye, uko wifuza kugirirwa nawe bari kujya ugirira abandi. Menya ko Imana atari ATM dushyiramo kode kugira ngo iduhereze ibyo dushaka byose ako kanya. Menya ko amasengesho ari uburyo bwo kugirana ubusabe n'Imana, atari ugutuma idukorera ibyo dushaka gusa. Rimwe na rimwe kubita gusubiza mu buryo ki wayisabyemo, ahubwo aba ari ukugira ngo iguhereze ibigukwiriye. Nshuti yanjye, nimba wumva amasengesho yawe atarasubizwa, ntukomeze kwiheba, ahubwo wibaze, ese nsengana ukwizera? Ese hari icyakingo se mu mutima wanjye? Ese igihe cy'Imana ntikiragera? Cyangwa mfite inzika muri njye? Ibi byose maze kukubwira nibyo bishobora kuba intandaro, ariko ikintu kimwe nzi neza nuko Imana itazigera igutererana. Ukomeze uyizere kandi mu gihe cyayo, kuko igihe cy'Imana kiza ari cyiza kurusha ibindi byose. Ni naha dusoreje ikiganiro cyacu cy'uno munsi. Ndagushimiye cyane aho twabanye kuva aho twatangire kugeza aho dusoreje. Nimba ari n'ubwa mbere wari ugeze kuri Lovetime-P, wibuke gukanda subscribe, comment, share na like, nabyo ntubyibagirwe. Imana ikomeze ibarinde kandi ndabakunda cyane.